shopu gafaranga atuye muri yombi. Nge nkeneye kumenya icyo yakoze. Akurikiranwaho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uzi ikintu gihari se? Iki kibura gasa n'ikigiteterwa kirabamara. Meya nguwo ari ku butaka. Oya ubundi ngo nyuma y'abayobozi hakurikiraho abakozi b'Imana ngo. Oya buriya nyuma haraza undi. Nizere ko mu bintu bamurega atarikoreye umugore we. N'umugore we kandi nyoterwa rishingiye ku gitsina. Nose urumva harabaye. Hano hari uwavuze ngo yashatse gufata kuri wuncenje ku ngufu. Wuncenje ariko ngo wuncenje se niki? Niba hari umuntu urimo kungukira mu mibonano mpuzabitsina ya Meya, umva ukubitiye abantu gusutama, nanze kuzivuga. Mu by'ukuri buriya Meya bamushyize ku kibuga nk'ahari bamuzanaga bamwirukankana bakabata bagabo muri aha mwese n'abagore utarakora icyo Meya yakoze namutera ibuye cyangwa udateganya kuzagikora. Ni impamo ya Mungu. Umucamanza wari urukiko warubajije icyo kibazo yajya kukubura umutwe n'abapolisi bari bamurinze batashye, ariko nyine ubwo ni ugezweho. Ati mwira dufite ikibazo, tumaze imyaka 10 twarabuze uburenganzira ku butaka. Umushoramari Benwa dufite uruganda rw'icyayi rwa Cyato yibaruje ibyangombwa byacu, none twebwe turajya gufata inguzanyo kuri banki bakatubwira ko nta butaka tugira. Ngewe icyo nibaza, umuturage aboroka ubutaka bw'undi muntu ate? Meya ntabwo yari yatanze ukwezi. Umuvunyi ni yari yatubwiye ko icyo kibazo agiye kukirangiza arimo avugana na Equity. Niyo mpamvu abadepite nabakunze ngo muhora mutubwira gutyo, hanyuma bo nibahora babaza batyo. Dore ukuntu abaturage bitendetse ku butabera baranagana kandi bari hafi kubirinduka cyane pe. Ureba ukuntu nyiri Rwanda ahagaze neza kandi ubwo baranagana Meya araho, baranagana umuvunyi abizi, barenda kugwa mu masambu yabo. Dore ibi nibyo navugaga. Meya wa Rusizi muzi ko ari muri babandi b'intwari. Ubu munsi yatubwiye ngo ikibazo aragikemura mu kwezi kikamunanira. Tuzajya tuvuga tuti intwari hani tubanye iki? Ntabwo nabivuga. Nge hari ibyo mvuze.